amahoro y'Imana abe muri wowe nkurikiye kano kanya. Birashoboka yuko ibintu ngiye kuvuga bisanzwe bikubaho cyangwa se bikaba byarakubayeho, ukabona umukunzi wawe mubanye mu rukundo ugasanga nta kibazo musanzwe mufitanye mu by'ukuri pe, ariko ugabona umunsi umwe araje arakubwira ati aguhamagaye kuri telefone cyangwa se ati muhure nk'ibisanzwe, yarangiza akakubwira ijambo ati ndifuza yuko urukundo rwacu turuhagarika, ndifuza yuko ibyanjye nawe byerekeranye n'urukundo birangira hano hantu. Mu by'ukuri ukibaza uti ese uyu muntu ni iki kimuteye kuvuga ibi bintu, uyu muntu ni iki kimuteye kuvuga aya magambo? Wajya kureba cyangwa se wamubaza nawe impamvu akubwiye ayo magambo, ntakubonere igisubizo, akumva yuko nyine we harambiwe kuguma mu rukundo, akumva yuko we harambiwe kuguma mukundana. Wareba wasubiza amaso hirya ugasanga mu by'ukuri nta kosa wishinja mu mutima wawe, wasubiza amaso hirya ugasanga nta kintu wishinja kigaragaza yuko wabangamiye umubano wawe nawe, ugasanga mu bintu urimo gutekereza ugasanga ese nta kintu na gitoya kikwemerera cyangwa se cyakwereka yuko urwo rukundo rwanyu rwasenyuka, ukibaza ikintu kibimuteye kikakuyobera bikagutera gutekereza kenshi cyane, ukumva ubuze igisubizo muri wowe. Mw'iyi video nje kubwira imitego 5 cyangwa se ibintu 5 Satani ashyira mu bantu b'abakundana muri relationship y'abantu bakundanye agamije kugira ngo batandukane, agamije kugira ngo basenye urwo rukundo rwabo. Ibi bintu bikunze kuba cyane cyane ku bantu Imana ifiteho umugambi kuzubakira urugo, ku bantu Imana ifiteho umugambi yuko bazabana. Ibintu bikunze kuba cyane cyane ku bantu Imana ifiteho umugambi yuko umwe azabera umutware wundi cyangwa se undi akamufasha wundi. Nshuti yanjye rero, birashoboka yuko ibintu ngiye kubwira wajya kubikora utabizi, utazi neza yuko bizanwa n'umwanzi Satani. Ibi bintu ngiye kubwira nshuti yanjye, nusanga wajya kubikora utabizi ariko ukaba umaze kumenya ukuri, tangira kubyirinda kuko ni Satani yaba yaje mu buzima bwa cyangwa se mu buzima bwa bw'urukundo kugira ngo asenye urukundo rwawe, kugira ngo asenye urukundo rwawe arutatanye. Rero nshuti yanjye, uhita gufata ingamba nshyashya, uhita gufata imyanzuro muri wowe ikomeye y'ukuntu ugomba kwitwara nk'urwo rukundo rwawe. Nguhaye ikaze rero, njye mugiye kubona nitwa niyo kwizerwa Eric. Reba neza yuko wakaye subscribe kuri no channel Twahindura TV, ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi nikabigucika. Iyi video yacu nuza kuyikunda ukakuyilikinga, wandike no muri comment ubwire ngo nayikunze, cyangwa wandike mu kindi kintu cyose twagukorera muri video y'ubutaha, tuzakigaruka kuri video y'ubutaha. Mbibutse yuko tubakorera zino video twifatishije ibitabo bigiye bitandukanye, icyitwa Jesus is India n'icyitwa True Love, ndetse n'ibindi bitekerezo by'abantu tugenda tubashakira hirya no hino kugira tubakore video z'umwimerere. Ntucikwere muri iyi video, reka turebere hamwe ibintu 5 Satani atega mu mubano w'abakundana agamije kugira ngo basenyuke. Reka dutangirane kubatinza. Urukundo ni ubuzima, urukundo ni ikintu cyiza cyane. Iyo ufite ugukunda akagukunda ukuri, akagukunda mu by'ukuri, nta ruhande na rutoya aguhishe muri we, n'umunyenga. Iyo rero habonetse ikintu kikwaka uwo munyenga, biba bimeze nko gukura umugati mu kanwa mu by'ukuri. Iyo ubonye uburyo rero usigasira uwo mubano kugira ngo uharane ibyishimo, icyo kintu wagikora nshuti yanjye. Ariko ibyo byose nta kuntu byabasha kubaho utabanje kumenya gitera cyangwa se ikiri gutera gutakaza ibyishimo byawe ari byo by'urukundo, kugira ngo umenye uburyo ubyirinda cyangwa se ubone uburyo ubirwanya. Ikintu cya mbere abahanga bashimangira neza, bahamya neza ko ari cyo kintu cya mbere Satani akunze kuzana hagati y'umubano cyangwa se hagati y'abakundana agamije kugira ngo batandukane, ni ikintu cyitwa lack of trust. Mbega kubura ukwizerana hagati mu mubano wanyu. Nutangira kumva muri wowe umukunzi wawe utangiye kumutakariza icyizere, ukumva hari ibyo utari kumwizeraho, hari ibyo uwumva umushidikanyaho, ujye umenya neza yuko ibi bintu Satani ari kubizana kugira ngo akwereke ko udakwiye cyangwa se utamukwiriye. Ntukagire ngo ni gusa cyangwa se ni ibintu bikujemo gusa bisanzwe. Iki kintu abahanga bahamya neza yuko Satani akunze kukizana kugira ngo asenye urukundo rwanyu, kuko ababona neza yuko uru rukundo rufite intego cyangwa se urukundo Imana yaruhaye umugisha mwinshi ukomeye cyane. Rero nutangira kumva utangiye kubwira umukunzi wawe icyizere hagati mu rukundo rwanyu, ujye ubanza kwitondaho gatoya, ubanze urebe ese ni iki kigutuma mu buri cyizere, ni iki yanshinze umugambi
akuganirize byose, umenye utazagwa mu ruzi urwita ikiziba, utazahomba ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe, kandi uwo nguwo ari w'Imana yarakugeneye, uwo nguwo ari w'Imana yarakubikiye kugira ngo muzabane mushyike kuri byinshi, ari wo mugisha wawe. Rero kubura icyizere hagati y'abakundana, iki kintu ni ikintu gikomeye cyane gituma babasha gutandukana, cyangwa se ikintu gikomeye Satani ashyira mu buzima bw'abantu bakundana kugira ngo batandukane, kandi byoroshye cyane. Rero nuzajya wumva watangiye kubura umukunzi wawe icyizere, ntukabifata nk'ibisanzwe, ahubwo jya ubanza ushyiraho akadomo, umenye ukuntu ubasha kwitwara mw'icyo cyika. Icyo ngicyo ni ikintu cya mbere Satani akunze gushyira mu bantu b'abakundana kugira ngo abatandukanye, agamije kugira ngo abasenye. Ikintu cya kabiri rero Satani akunze gushyira mu mubano w'abakundana kugira ngo batandukane, abahanga bemeza, ni ikintu cyitwa premature sexual temptation. Iki kintu ni ikintu nko guhubuka, ni ikintu guhubukira gukora imibonano mpuzabitsina, guhubuka mu gukora imibonano mpuzabitsina before marriage, mbere yo gukora ubukwe ugahubukira gukora imibonano mpuzabitsina muti mwashyingirwa. Iki kintu Satani akunze kugiteza mu bana b'abakundana kugira ngo abasenye. Nyirizina umubano Imana ifiteho umugambi, cyangwa se umubano Imana ifiteho intego, Satani akunze gusa nkaho awuteza iki kintu cyo gusa nkaho bakora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se guhubuka mu gukora iyo mibonano mpuzabitsina mbere y'uko babana, cyangwa se mbere y'uko bashyingirwa. Burya iki kintu n'abahanga ubwabo atari n'ibyerekeranye n'iby'Imana bavuga yuko burya iki kintu cyangiza cyane icyizere cy'umukunzi wawe yari agufitiye, cyangiza cyane icyizere cy'umukunzi wawe yari agufitiye, kuko aba yakumenye. Rero iyo yakumenye gutyo, kukuzana ngo kugira umugore biragoye, kukuzana ngo kugira umugore biragoye cyane. Satani rero iki kintu, kuko azi neza yuko ari ikintu gikomeye kibasha gusenya umubano w'abakundana, akunze gusa nkaho agiteza hagati y'abantu bakundana kugira ngo bagikore, hanyuma babure amasezerano, cyangwa se babure gushyigikirwa n'Imana ibyo yari yarabagambiriyeho, hanyuma uwo muntu nawe ahita atakaza umukunzi wiwe. Ibyo nibyo Satani aba yifuza. Ntugahubukire rero gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ubana n'umuntu, kuko Satani ni ikintu gikomeye cyane ashyira hagati mu mubano wanyu kugira ngo mutandukane, kugira ngo musenyuke, kugira ngo murekane, cyangwa se abacemo kabiri abatatanye. Nshuti yanjye rero, nimba wari usanzwe guhubukira kino kintu ugakora imibonano mpuzabitsina, uwo muntu akagusaba ko mukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko mubana, kano kanya tangira wige kwifata, tangira wige kwifata, umwereke ko burya ushaka yuko bizaba mwakoze ubukwe, umwereke yuko ushaka yuko bizaba mwasingiwe, mwabanye, umwereke wihereza agaciro. Ndabizi neza yuko atazakuraka cyangwa se akwange, ahubwo azarusha kugukunda, azarusha kugukunda cyane, kuko uzaba wamweretse yuko ibyo ufite ari iby'agaciro, ibyo ufite ari iby'agaciro kandi akwiye kubiharanira kugira ngo abishyikeho. Nawe uzambwire, iyo umuntu ahora akeneye ikintu uko agikeneye akakibona, wazakenera gute kugitangaho ibiguzi kandi uko ugikeneye ku buntu ukibona? Wazakenera gute kugitangaho ibiguzi? Nshuti yanjye, ni mugire ubwenge, mugire ubwenge, kuko Satani iki kintu yagihagurukiye, akunze kugitira hagati y'abakundana, kandi agamije kugira ngo abatandukanye. Menya ubwenge rero nshuti yanjye, tangira wige kwifata, tangira wige gukomera, nubwo uwo muntu azabana yuko uri uw'agaciro imbere yiwe. Naho ubundi nukomeza, cyangwa se nakomeza kujya kwaka ibyo ngibyo, hanyuma nawe ukabimuhereza, azakubona nkaho utari uw'agaciro, cyangwa se akubona nk'umwanda imbere yiwe. Ndabizi kuvuga ukuri biraryana, ariko ndabikubwiye nshuti yanjye, uwo muntu uko azajya kwifuza nabi ariko azajya ahora akubona, uko akwifuje akaba ariko akubona, ni ukuri azakujugunya, akute, akureke. Nta kubana guhari, nta kubana guhari, nta kuntu azaba akigushaka, ntabwo azaba akigushaka, azatangira kukubona nkaho udafite agaciro imbere yiwe, aguta kujugunye. Nicyo gihembo cyonyine azaguhemba. Nshuti yanjye rero, umenye ubwenge, kandi umenye neza yuko kino kintu Satani nawe akunze kukizaniramo gutuma uhubukira gukora imibonano mpuzabitsina, agamije kugira ngo ntuzabane n'uwo muntu. Nshuti yanjye, umenye ubwenge bwinshi cyane, nibwo uzabasha gushyika ku cyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe k'uwo muntu. Icyo yari ikintu cya kabiri abahanga bashimangira yuko Satani agishyira mu bana bakundanye agamije kugira ngo basenyuke. Ikintu dusanga ku mwanya wa gatatu, abahanga bashimangira ko Satani akitwaza nk'intwaro ikomeye agamije kugira ngo asenye urukundo rw'abantu bakundanye.
ni ikintu cyitwa unnecessary conflict, amakimbirane adakenewe, amakimbirane ashingiye mu kutumvikana. Iki kintu Satani akunze kutitwaza, nubwo abantu rimwe na rimwe babifata mu rukundo bakagira ngo ni ibintu bisanzwe ko mushobora gushwana n'umuntu bisanzwe, ariko iki kintu burya kiba cyazanywe na Satani. Akunze kukitwaza, ni intwari ikomeye Satani akunze kwitwaza mu mubano abona yuko Imana ifiteho umugambi. Ugasanga ahora abateza gushiturana, ugasanga ahora abateza umubano wanyu kutumvikana, ugasanga ahora abateza nk'amakimbirane awumva atanashingiye no ku bintu biranakomeye. Ukumva ahora bateza amakimbirane ashingiye ku dutoya ku buryo wibatise uyu muntu turi gupfiki. Iki kintu cyitwa unnecessary conflict, amakimbirane adakenewe cyangwa se amakimbirane ashingiye mu gutumvikana cyangwa amakimbirane ashingiye ku dutoya. Iki kintu Satani akunze kukitwaza. Rero inshuti yanjye, nubona umukunzi wawe arakara, nubona umukunzi wawe umukunze gupfa tuno tuntu, ugerageza ucishwe bugufiya, ugerageza ubeho ubuzima bwo kuba wamucira bugufiya, kuko Satani abashaka yuko rimwe na rimwe mutandukana mu uwo mubano wanyu, kuko nicyo abagamije ku buzima bwanyu, kuko ababona yuko Imana ibafiteho umugambi, kuko ababona yuko Imana ibafiteho umugambi ukomeye. Abateza rero ayo makimbirane mu kutumvikana, abateza kutumvikana hagati mu mubano wanyu, bigatuma umwe muri mwe bwatekereza akavuga uti uyu muntu urimo ntesha umutwe gutya, tutitwabana nitubana bizagenda gute, agafata umwanzuro. Nubwo usanga azindutse akubwiye ngo ndimo ndifuza yuko rwa rukundo rwacu ruhagarara, ndimo ndifuza yuko rwa rukundo rwacu rurangira. Inama rero twakugira, menya ukuntu witwara mu uwo mubano mu gihe icyo gihe cyashyitsemo cyo gusa nkaho murakaranwa cyangwa se cyo gusa nkaho mu y'ibintu mupfa bito na hatoya. Umenye ukuntu byitwaramo, ya ku ikintu cy'agaciro kandi nyamara Imana yakikugeneye kugira ngo muzawane cyangwa se kugira ngo kizakubere cy'umumaro mu gihe cy'ahazaza. Wihubuka rero mu mubano wanyu, wihubuka mu rwo rukundo, wumve yuko akantu kose kaje kakwiye kugutandukanya, ahubwo shyiraho akadomo, wumve yuko uwo mukunzi wawe ari umuntu w'agaciro Imana yazanye ku buzima bwawe, kandi umenye neza yuko urukundo rumeze gutyo Imana ibirurimo cyane. Wipfa kurya kurero byoroshye, komeza urwane kugeza igeze ku ntsinzi. Icyo ngicyo ari ikintu cya gatatu Satani akoresha, cyangwa se intwaro ya gatatu Satani akoresha kugira ngo asenye urukundo rw'abantu bakundanye, rw'abantu Imana ifiteho umugambi. Ikindi kintu cya kane Satani akunze gukoresha, cyangwa se indi ntwaro ikomeye Satani akunze gukoresha, nubwo abantu rimwe na rimwe batabyumva neza, ariko iyi ntwaro irakomeye. Satani akunze kuyikoresha mu mubano w'abakundana kugira ngo asenye urwo rukundo rwabo. Ni ikintu cyitwa negative influences, mbega nk'ingaruka mbi ku bintu, cyangwa se ingaruka mbi ku bintu wizeye. Urugero, ukaba ufite nk'inshuti cyangwa se ukaba ufite nk'abantu wajya uganiriza iby'urukundo rwawe wowe n'uwo muntu, ariko bakaba batakwifuriza ibyiza by'urwo rukundo, bagakoresha uko bashoboye kugira ngo barusenye. Icyo kintu Satani akunze kugikoresha. Mbega nyine ukaba ugendana n'abantu basa nkaho batifuza ibyiza byawe, ukaba ugendana n'abantu basa nkaho batifuza urukundo rwawe yuko rutera imbere, batifuza yuko wabana n'uwo muntu, batifuza ibyiza by'urukundo rwawe. Abo bantu zababwirwa n'iki? Icya mbere, bazatangira kujya ubona bagenda baguca intege, bakubwira yuko amahitamo wagize ari mabi, uwo muntu mutaberanye atagukwiriye. Icya kabiri, bazatangira kujya bakwereka yuko hari ibindi byiza bigukwiriye atari uwo muntu, bakwereka yuko hari ahandi handi wasika. Urugero, bagatangira kujya bagushakira abandi bahungu kugira ngo mukundane, cyangwa se abandi bahungu kugira babe inshuti bisanzwe, bagatangira kujya bakujyana mu tubari cyangwa se tubyiniro tugiye dutandukanye. Abo bantu ni abantu Satani aba yazanye mu buzima bw'urukundo rwawe rw'ukuri. Imana ibona yuko urwo rukundo ruzashyika kure kugira ngo babe intumwa ziwe, cyangwa se abagire nk'intwaro cyangwa nk'igikoresho gikomeye gituma ubasha gusenya urwo rukundo rwawe. Rero inshuti zimeze nk'izo cyangwa se abantu bameze nk'abo ngabo, ujye ubirinda. Umuntu ushikamye mu rukundo cyangwa se ukomeye mu rukundo, umenye neza yuko uwo mukobwa ari uwawe, umenye neza yuko uwo musore ari uwawe, umenye neza yuko ukwiye kumukunda ari umwe kandi ukamwitaho neza cyane.
Imana yibona yuko ufite intego muri wowe yo gushikama ukaguma hamwe utajarajara, nta kiyibuza kugushyigikira, iragushyigikira ndetse cyane. Rero nshuti yanjye, umenye ubwenge, umenye yuko Satani hafite intwaro nyinshi zibasha gutuma urukundo rwawe rubasha gusenyuka, kandi iyo ngiyo iri imwe mu zo akoresha zituma urukundo rwawe rwabasha gusenyuka. Iyo ngiyo yari intwaro ya kane cyangwa se ikintu cya kane Satani akunze gushyira mu bana b'abakundana agamije kugira ngo abatandukanye cyangwa se asenye urwo rukundo rwanyu. Intwaro ya gatanu rero Satani akunze gukoresha ashyira mu mubano w'abakundana agamije kugira ngo basenye urwo rukundo rwabo, agamije kugira ngo rusenyuke. Ni intwaro ivuga ngo focus on superficial things, focus on superficial things. Ahanga ni handi usanga mukunda kwibanda ku bintu bitari ingenzi mu uwo mubano wanyu, cyangwa se mugakunda kwita mugaheza agaciro ku bintu bitari ingenzi mu uwo mubano wanyu. Nutangira kumva utangiye kwita ku bintu bitari ingenzi mu uwo mubano wawe, ujye umenya neza yuko iki kintu Satani yakiza, cyangwa se iyi ntwaro ni intwaro Satani ari kuzana, nubwo wabyita ko ari bisanzwe, kugira ngo asenye uwo mubano wawe, kugira ngo asenye urwo rukundo rwanyu wowe murimo. Abantu benshi bakunze kubishidikanyaho, ukabona umukunzi wawe uri kugenda asa nkaho ahereza agaciro ibintu bidafite umumaro, ukabona umukunzi wawe gusa nkaho ahereza agaciro ibintu bitari ingenzi pe, ibintu by'amafuti bigaragara. Rero ibi bintu utangiye kubona byatangiye kuza gutya, menya uburyo witwara kandi usenge cyane, ko Satani yamaze gutangira kubiza imbuto mbi cyane mu mubano wanyu, kugira ngo uwo mubano wanyu usenyuke, kandi Imana yaribafiteho umugambi ukomeye. Menya ubwenge rero nshuti yanjye, ujye ubasha kwibanda ku bintu by'ingenzi mu rukundo rwanyu, bitari ingenzi mu bitari umugongo, nibwo muzabasha gutsinda umugambi Satani afite ku rukundo rwanyu, nibwo muzabasha kuwurandura burundu. Mumenye neza rero yuko ibintu byose Satani akora ku buzima bwanyu bw'urukundo ari byo kugira ngo abasenyure cyangwa se abasenye. Mumenye uko mugomba kumurwanya ndetse mukanagandukira n'Imana, kuko nimugandukira Imana Satani nawe azabahunga. Nibyo bintu rero n'abateguriye bibasha gutuma Satani aza byitwaza nk'intwaro ikomeye kugira ngo abashe gusenya urukundo rwanyu, abasha no kurucamo kabiri, kandi nyamara Imana yaribafiteh mu migambi yayo yuko izabubakira urugo rwiza kandi urugo rw'umugisha. Nizere rero yuko mwanyuzwe. Iyi video yacu nimba wayikunze, wibuke kugenda ukanda subscribe, wibuke no kuyirayikinga, wandike no muri comment utubwire ngo nayikunze, kugira ngo tujye dukomeza tubane mu zindi video zigiye zitandukanye. Dore ngizi ntwaro eshanu Satani akunda gukoresha mu rukundo kugira ngo arusenye. Itsambere, lack of trust, kubura kwizerana mu rukundo. Kabiri, premature sexual temptation, guhubukira gukora imibonano mpuzabitsina mbere yuko mubana. Gatatu, unnecessary conflicts, amakimbirane ashingiye kutumvikana. Kane, negative influence, kugendana n'abadashaka ibyiza by'urukundo rwanyu hagati muri mwe. Gatanu, focus on superficial things, kwibanda ku bitari ingenzi mu rukundo rwanyu. Dore ngibyo ibintu bitanu cyangwa se intwaro eshanu Satani akoresha kugira ngo asenye umubano w'abakundanye. Nshuti yanjye, ubyirinde. Thank you.